ikintu ushaka gushima Imana na nawe nakubwira umuhigo kuko naragiye muzagaruka hano kuko naho narahasize. Ariko bishop niba hari ikigeragezo kibaho no kutagira bakwisa amazina, hari amazina bakwisa wenda nawe hari aho bayita, ariko nshuti yagereka kubwira Imana yacu ni Imana nzima, Imana nzima, Imana kubitunga, Imana gusenga bose yari igiye kudusubiza kubitiramo dawo. Hano hari abakristo baza gukorana mu gihugu wacu basenga, hano barimo ariko ntabwo ngaho hamwe Donatari, hano ni mwana w'umusore baza bari babibanyurije kamanza ari aba bantu barasengaga bazaga bafite ibibazo byabo ariko n'ibyacu babishyiragamo ntabwo menshi abantu barasenze bishop abantu barasenga ariko reka mbabwire kuko mwadusengeye muri benshi ndabizi baza n'ikigo cy'ituro ntabwo mufashe ufatanye natwe guhiga umurimo. Yes, ariko usomere muri Yesaya ni naho ngiye gusoreza ndekere kuko ndabizi iminota yacu. Yesaya 64 umurongo wa 2 hanyuma gusoza zana ikivano babo Mana yanjye bishop reka muvize ukuri uyu munsi dufite amashimwe. Niba ari ikintu nagaragara nifuza byari ukuzahagarara tuti nari kumwe n'abana n'umugore. Niba ari ikintu nifuza kuzabona umudamu wanjye yose kuko uyu mudamu ntagabo, uyu mudamu ntabwo asanzwe. Imana yaguhaye umugore wamwisa iguha umugore udasanzwe, hanyuma muri urwo rugendo rungana n'imyaka 10 mukarugendanamo ntawe uciye igikubabara. Dusomere iyo jambo Yesaya n'ituro ryawe nawe kuko nabizi murabifite. Yesaya 64 umurongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 so uhagaze. ubwo wakoraga ibiteye ubwoba. Reka mubwire ubu ngubu tuvugisha ukuri ibintu biteye ubwoba, ibintu Imana yambaye mu myaka 10 wowe tuvugisha urumva itazabikora. Ariko niba wambaye ibikomeye biteye ubwoba utigeze kumenya ubwo yakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga waramanutse imisozi iteye ubwoba. Imana yaramanutse ya misozi yo kwita ingumba Mana yaratengutse tuyibona hasi cyane. Ndavuga ukuri yaratengutse, Imana yaratengutse irangije iduha Debora, iduha Esther, Imana iduha Obana. Iyo Mana nawe yategura ibibazo wita ibibazo byawe. kuko uhereye kera kose ntabwo abantu bigeze kumenya Imana cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira icyo imarira uyitegereza. yewe ubizi ukuri muri icyo gihe abantu bavugaga byinshi, hari n'abakwegera bakakubwira ibindi, ariko kuva namenye Imana dore nakirirwe muri iyi nzu nubwo yahinduye isoko wewe waruhe iyi nzu kuva ninjira mu rusengero rw'Imana amaze kureka inzira nacaga ntabwo nigeze guhindukira indi Mana. Narayibwiraga nikabona niyo utagira icyo ukora ariko uzakwemera nk'Imana. Imana wirinde ibyo bakubwira. Imana yahaye kugira ngo ukore neza. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Reka mbabwire pastor, aba bana n'abajyanye mu rusengero barabasengera ariko nta hantu z'umubaki. Imana ibahereje uyu mudamu agiye kuvuga ntabwo twamara ariko twemeranya ko tumuhindure muri aya mata. Icyiza ni kimwe gusa ni uko turi hano twaje kubigura Imana mbego twayihigiye kandi twayisabye kuko ibyo twayisabye yarabiduhaye.
uyu mwana niwe mukuru. Uyu yitwa Elisa, Imana Elisa. Esther Tabingwa ni njye. Uyu nguyu yitwa Irera, Imana Irera. Imana Irera. Imana Irera Deborah, iyi ni Deborah Tabingwa. Rero mvuga iki ni nanjye nshobora kumera nka Dawidi niba byamaze gucanga nanjye baravuga ati data bati mvuga iki nkora iki kunejeje imitima yawe. Imana yohereze kugira ngo tujye dufatanyirize hamwe b'Imana amashyi menshi cyane. Ngibi hari abadamu bamara imyaka 5 ine yarenza akavuga umugabo ati ndagiye uzashake singiye guca akigendera barakoze kuva mu rugo. Hari n'abagabo nabo bajya bagatoroka kirukanka mwarakoze kuza kwihangana mugategereza Imana ikabahaye abantu. Mwarakoze turabashimira iteraniro Imana ibamuhishe kwihangana ntabwo uzigeze mu rugo rwanyu mwanarabimenye mwarahamagaye ikibazo mwabaye abantu beza Imana ibamuhisha. Mana Abraham, Mana Isaka na Yakobo, turagushimiye umuryango mwiza wa Donati uyu munsi wo ku imyaka irenga 10 babanye bihangana bategereje kuzaba abantu. None uyu munsi bahagatiye impamvu barakoze mwana wanjye, barakoze Imana igira neza ugomeze kuba umugisha. Abana bavutse mu buryo bw'itangaza, abana bavutse mu buryo tutari tuzi ko byashoboka, ndavuga ngo bazakore bashimwa nawe kandi bashimwa n'abantu. Reka amagambo y'abazakomera muri kino gihugu, amagambo yabo ntazagwe hasi, bazamere nka Samweli ngo wakuze ashimwa nawe kandi ashimwa n'abantu. Ono kuve idanu kagiri Berisheba ngo baravuga ngo yaruke muhanuzi kuwiteka. Ndavuga ngo abana reka barundukire muhanuzi bwawe, reka abana bazaguza kunezeza mu izina rya Yesu. Senze kuvuga ngo bafatanyije n'uyu muryango kunezerwa nawe waho umugisha. Nitoro turanezerewe, turagushimiye dukomera mu mashyi.